Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza. Ikaze nyinshi kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko muri amahoro, twe turashimira Imana, turakomeye. Imana cyatuzigamye. Mwebwe mumeze mute? Icyumweru cyamereye gute? Weekend imeze gute? Aho uri hose umve ko intashyo zo kwa Muhoza Real Talk zikugereho. Turagusuje cyane. Turabakunda, turabashimira, turabubaha. Imana impumugisha. Ndabanza nshimira umuntu wese wampaye inkuru. Bavandi, nibuziko natambukije inkuru yawe ndagushimiye. Ntabwo byoroshye kwizera umuntu utazi, abenshi ntabwo tuziranye, ukamusangiza inkuru y'ubuzima bwawe muri prive. Ndabashimira abandi jeje, abo nahojeje mwese ndabashimira. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mukomeze mukomere. Ibibazo nibyo bitugira abantu bakomeye. No kuvuga ngo iyo uciye mu bikomeye uba strong. Siko bimeze se rero. Reka ne kubatindira, murabizi ko inkuru zanjye ewana zigomba kuba short kandi quick, ariko zikarasa ku ntego. Inkuru y'uno munsi nahawe n'umumama, ndagushimira. Nawe wawe imwe mu bishimira natambukirije inkuru. Uyu mubyeyi yambwiye ati inkuru y'uno mubyeyi yababaje mu by'ukuri. Ati nabyaye abana babiri ntari nashaka, ndangije nza gukundana n'umuhungu, sibyo? Turanje gukundana abibwira iwabo barabyanga ati ntabwo washaka umugore ubyaye kabiri, ahubwo wowe warasaze. Nawe utamvuga ukuntu nawe wavuga ari umwana wabikubwiye cyangwa nako mwebwe ntabwo mwabivuga, reka twikomereze. Ati kwa mabukwe baravuga ati ntibibaho umugore ubyaye kabiri bise bibaho. Ati ngo ntabwo ntibikunda. Ati baranwanya, baravuga ati ntukamushake, uwo uzamucisha he, ninde bizavugwa bite? Ati umuhungu aravuga ati njye naramukunze, rero kuba naramukunze ndamushaka. Ataranshatse, aranje kunshaka, tubana neza. Hashize igihe gito kubera ukuntu ati mabukwe yaranyangaga, ariko reka mbabaze n'ukuri tujye tuvuga ntiturangize dusubire n'inyuma tubaza akantu. Iyo wanga umwana utunze umwana wawe, uba ukunze umwana wawe? Ni gute wambwira ngo ukunze umwana wawe ariko wanze umugore w'umwana wawe? Uwo mugore w'umwana wawe niwe buzima bw'umwana wawe, nirwo rukundo rw'umwana wawe. Nufata neza umugore w'umwana wawe, umwana wawe azafatwa neza. Nufata nawe umugore w'umwana wawe, amakimbirane aza mu rugo n'uwawe ntuzaba umukunzi. Rero tubigire clear, ntuzibeshye ko ukunze umuhungu wawe wanze umukazana wawe, cyangwa ngo wibeshye mukunze umukazana wawe, cyangwa ngo umubyeyi ibeshye mukunze umukobwa yanze umukwe we. Bara n'abana bawe direct basa nk'abavuye mu nda yawe, kuko iyo umwe umuhungabanyije urugo rwose urusenya. Ibyo bintu nizere ko ariko mubizi, mubikora mubizi. Abantu mugira urwango rukabije, mwanga bakazana banyu cyangwa mukanga abakwe banyu, mukanga abana banyu bakunze. Ati mabukwe yangiriye urwango, ntashobora kuba nakwicara n'umusobanure urwango rwa rundi ruteye ubwoba. Ati rero ikintu gitangaje, nyuma y'iminsi mike mbanye n'umugabo, urwo rwango narubonye kwa kundi bagira ngo abantu havuga ati ibintu nzabishobora, ariko ndavuga ati reka nihangane, umugabo turacyameranye neza. Ikibazo cyabaye ni iki? Ati umugabo wanjye baje kumuroga. Ati baranje kumuroga ntiyongera kuba umugabo mu rugo, donc ntiyongera gukora inshingano ze nk'umugabo, biba birangiritse. Oh my god. Ati rero icyo kibazo kimaze kuba, ati niba ati byahise bigenda, namwubaha nakora icyo nkunda cyose. Ati ese ntubyumva? Atavuga turansuzuguye kubera ko mu birangi udakora. Ati tangira kumbwira ati nta nubwo njye nzakurerera ibyo byana wabyaye, ntabwo nzakomeza kujya nkurerera, ntabwo nzajya nderera izo mbwa zakubyaje. That's exactly the word umugore yakoresheje. Yavuze ntabwo nzajya nkomeza kurerera izo mbwa zakubyaje. Means ko uwo ku giti cye ntabyara, arabizi nyine ko adakora, so ntabwo akomeza kurerera izo mbwa zagize ziti zabyaje madamu we. Ati rero ijambo rirambabaza cyane. Ati ndababara ndebe ukuntu yabirwanyemo, avuga ati abana nzabakunda, abana n'abanye nzagukora buri kimwe. Ati ndebe ukuntu bigeze mu bibazo, akaba atangiye kumbwira ntabwo azarera imbwa zambyaje. Ibi se byahindutse ryari? Ibi byo byabaye ryari? Tumva birancanze neza. Anyways,
gerageza kuguma muri rwa rugo ndabyihanganira. Atari ko aho bigeze ikibazo cyarabaye mu rugo, umugabo nta urwango rwarabaye, asigaye yirirwa mbwira nabi, yirirwa ntuka, ati nkasenga Mana wambara ukankiriza umugabo basi ko umukijije amahoro yaba. Atari ko ndasenga, naragerageje, uru rugo rumaze kumbera ikibazo, mabukwe arangwa n'umuhungu nawe yafashwe, ntagishaka no kundeba, ntashaka no kumbona. Ati kandi n'icyanjyanye muri urwo rugo ntikiba, urwo rugo rwicayemo ndaturamye, nirirwa ntuka buri munsi saa sita na nijoro, mabukwe yahagera cishwaha, umugabo yahagera cishwaha, mu rugo nta kintu kimwe kizima kigenda. Abo bana bari muri urwo rugo ni abizo mbwa zambyaje nk'uko babivuga. Ati none byanyoroye, nsabye inama ino ku minota ingana gutya, umuntu bwumve kino kiganiro, ati mungire inama, ndacyarurimo, ndasenga nzimana, ndasenga. Atari ko se uru rugo ndugumemo nkomeze nihangane bizatungana, cyangwa nkizwe n'amaguru nirukanka ngende nduvemo. Ati njye mutima wanjye umbwira ati genda. Nabwo se uru rugo ntaramara n'umwaka, mwumve ko urugo taramara n'umwaka rwubatswe. Yambwiye ati nta mwaka urashira n'urugo rwubatswe, urugo rutari rwamara umwaka rwubatswe. Ati barumva ngo dusohotsemo mbere gutanga inama. Uyu mumama afite abana babiri yashatse afite, murabizi abantu culture yacu, umuco wacu atavuga ati niba udashobotse, yajyanye abana babiri none mu mwaka umwe ararusenye, ntashobotse. Izo mbogamizi mfite z'uko umugabo bidakunda adakora akazi ke, izo mbogamizi z'uko mabukwe yirirwa ntuka n'umugabo yirirwa bantuka, nta muntu uzazumva. Ati ngatekereza nkuvuga nti rwose Mana nihangane se basi maremo igihe bazabone ko nagerageje. Ati ikindi nsohoke ngende se nkomeze nsenge. Ati byancanze. Ati ariko ndavuga nteka ngisha inama, ntawamenya ushobora gusanga inama yawe ari ivuye mu gisubizo cy'uno mubyeyi urara ataryamye, wirirwa adasinziriye, akirirwa atekereza gusa, aturuna ubwonko ashaka kugira ngo arebe ko ari ijambo yakuramo. Uru rugo ndugumemo ko nsenga, ko nta mwaka ndamara n'ubwubatsi, senye narashakanye abana babiri, bizavuga bite hanze? Ngayo nguko, very short and clear. Inama wagira n'umubyeyi ni iyihe? Wowe ku giti cyawe, uyu nguyu aba ari sister wawe, akaba ari umuvandimwe wawe, akaba ari inshuti yawe, akaba ari umuntu ukunda, ukubwiye ati nuko bimeze, wamugiriye inama. Inama wakwigira aba ari umugira. Bidushyira hasi muri comment, biraza kudufasha. Niba hari n'undi mu kibazo gisa nkacyo arabiboneramo. Uyu mubyeyi nawe araza kumva, agira icyo bimumarira, bigira icyo bimufasha, araza ku giti cye arayungura nk'uko njya mbabwira. Inama dutanga ntabwo aba ari igisubizo, gusa twunganira umuntu mu gutekereza. So turamuza kumwunganira ko tubyumva, we ku giti cye azayungurura. Niba yumva yaguma muri urwo rugo, niba yakomeza bizamuturukamo, ariko ashaka kumva icyo abandi bantu babitekerezaho kugira ngo bimufashe kumenya icyo ahitamo. Murakoze cyane, muri abantu b'ingirakamaro. Hari ikintu mutazi, mwubaka abantu mutazi, mutanga inama ziriho zifite ukuri kose, zifite ukuri kose, kubera ko nta muntu ubuzi, ntabwo ubuzi ngo nuko ari runaka asa atya ameze ate. Inama z'inyamibwa nizo nama mutanga, mukazitanga mutabizi, ariko ushaka gufasha umuntu utazi. Muri abantu b'ingirakamaro cyane, izo nama zanyu ntabwo uzi uburemere bwazo, ibyo mukora ntabwo muzi ukuntu bikomeye. Ibi tumaze gukora kuva ino channel yabaho, ntabwo mushobora kwemera impact iri positive byagize ku bantu bagiye batambutse inkuru hano, n'inama zagendaga izi nsanga inbox nkaziforwardinga, iz'abandi kandi kuri YouTube. Ikintu cyose uzi gukora mu rwego kugira ngo dufashe umuntu ubu usabye inama, Imana igumurisha. Ntabwo bikorera njye, urabyikorera. Murakoze cyane, Imana iha amahoro, Imana y'umugisha. Murakoze cyane, Imana ibarinde, mugire ijoro ryiza, amanywa meza ahantu hose muherereye. God bless. Bye.